Kongera tubaha ikaze inshuti bakunzi bakadasohoka ba Smart TV Rwanda, nizere ko mumeze neza abanyarwandakazi. Imikino ya FIFA series yahumuye ibintu n'ibicika hano i Kigali ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu kubera imikino ya FIFA series. Amakipe agiye atandukanye yamaze gusesekara hano i Nyarugenge, harimo amakipe yaturutse ku migabane igiye itandukanye, harimo Aruba, Estonia, Grenada, Kenya, Liechtenstein, Macau, u Rwanda, Kenya ndetse na Tanzania. Ibihugu byose bijyamye i Nyarugenge. I Nyarugenge akazabera hazakirirwa amatsinda abiri, hari itsinda rizakirira kuri Kigali Stadium ndetse n'iryo Rwanda ruherereyemo rizakinira kuri Stade Amahoro. Perezida wa FIFA ku isi yatangaje ko u Rwanda rwakiye neza amakipe agiye atandukanye yagiye ahagera, arushimira ko rwakoze ibikorwa by'ubutwari ndetse ko bizajya bigiherekezwa no kuzongererwa andi makipe yo kugenda rwakira mu marushanwa agiye atandukanye. Reka twigarukire hano ku ikipe y'igihugu Amavubi, bihanyanswa bigiye bitandukanye byaturutse ku migabane igiye itandukanye byamaze nabyo kugera i Nyarugenge, byiteguye gutanga ibyishimo ku banyarwanda ndetse no ku basportifu muri rusange. Abakinnyi bagiye batandukanye bamaze kuhagera, bamwita Kimusabo, muteza mu ikipe y'igihugu Amavubi, rero rwose akaba yasesekaye hano i Nyarugenge. Umutoza Constantine nawe aravuga ati rwose aya Amavubi 11 ni baba bagororotse azatanga ibyishimo ku banyarwanda. Abanyarwanda nabo bakavuga ati twavuka atuye kubona Amavubi y'abanyarwanda yacu twihebeye harimo arakina na 11 babazungu. Ese 11 babazungu weho uheruka kubona u Rwanda rurakina na 11 babazungu byari? Bibutsa ko iyi mikino ya FIFA series ikibigamije ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ryararebye riravuga ati hari amakipe aba adateze kuzajya ikina igikombe cy'isi cyangwa se azakina imikino nyafurika. Ese yazakina gute n'amakipe yo ku migabane igiye itandukanye ngo barebe ko naho hari amakipe atazi umupira? Bajya bafata imyanzuro kuza bafata amakipe agiye atandukanye bakayahuriza mu cyo bise FIFA series. Andi makuru agenda aturuka mu ikipe y'igihugu Amavubi zandani ziravuga ko uwitwa Olivier Kwizera gishweka imyitozo ayimereye nabi, ko ari ugomba kuzabanza muri bya biti bitatu by'ikipe y'igihugu Amavubi, ko imipira arimo arayipangurura naga abantu yarabemeje. Andi makuru agenda agaruka nuko iyi Amavubi tuzabona ejo bundi azaba atandukanye n'Amavubi yaramaze iminsi agaragara akina wagira ngo bayatwaye kuri flash. Amavubi azabamo impinduka zigiye zitandukanye, nk'aho Bizimana Jihad kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi ashobora kuzabanza ku ntebe y'abasimbura. Ese aya Amavubi wowe urayabona ko intsinzi cyangwa urabona ari bya bindi by'Amavubi?